Nibyo koko, iyo bavuze ijambo karabaye ni ijambo buri wese yumva koko ko haba hari ikintu gitangaje cyangwa kigiye kuza kikaba kirenze cyangwa kibabaje. Abandi bazi ubwenge bahita bumva ko hari n'igishimishije. Nibyo, karabaye ni ijambo buri muntu wese akoresha hari ikintu abonye gitangaje, kibabaje cyangwa gishimishije. Nanjye mvuze ngo karabaye sinaba mbeshye. Karabaye koko nanjye biranangaje. Ijambo karabaye nindivuga suhita wumva ko mbivuze nka mwanafunzi cyangwa mvuze abandi basitari bafite ubudahangarwa bwo kuba twavuga ngo karabaye. Hari umusore uje nsanga yamenyekanye ahantu hose, akaba aje bitunguranye, ukaba wakibaza ukuntu byaba bigenze. Iyo umuntu aje bitunguranye aba agiye gutwika bigacika ku mbuga nkoranyambaga hose, ubu niwe uriho. Wakibaza umuntu abyutse mu gitondo, umunsi we uteguye, ukajya kumva ngo abaye umusitari. Uwo muntu agiye gupfa, agiye gukira cyangwa agiye kwamamara. Aka kanya imbuga nkoranyambaga zose zirimo gucicikanaho indirimbo imwe nta yindi. Wakibaza ngo iyo ndirimbo ni iyihe? Ese ni umusitari bita nguki? Ese ni iyande? Ese yakorewe he? Ese ni inyarwanda cyangwa ni inyanigeria? Aho niho biba bitunguranye, ukibaza ku kantu nawe ubwawe bikagucanga. Nta yindi karabaye rero, ucyumva nushona by one boy uhita koko nawe uvuga ngo karabaye. Nibyo, ubyizeho neza wasanga uyu mwana azaba icyamamare, akarenga n'imahanga akagera kure. Nta wundi wateza iyi karabaye utamwisangiye ku rubuga rwe Ibanga Jimmy TV Show. Naho rero nta yindi ndirimbo wasangaho usibye Gatagara. Reba iyo ndirimbo bita Gatagara by one boy, urahita umenya koko kukuri kugiye ahagaragara. Ikibazo ni Jay Polly cyangwa ni one boy?